mwinjije kwacu none shabonde barambwiye ngo nateye inda ariko nateye inda indaya ariko buriya man party man reka vote na vota bitandukaniye. Vote ni gihe uri mu gihe cy'ibisubizo, vote ni gihe wawe n'ikibazo mu gihe wawe n'ibibazo. Bitaravumagura vote njemba numva ari ikintu umuntu abikamo ibintu bye byibanga bikomeye. Yego vota ni kuvuta ni kuvotore kuvutura hari cyo kera mu basilamu twaye kuvutura ukavutura vote na vote fati byawo uvuture umuvutuzi yaje nzagutira inda y'abakazana batatu nimubona nzamutetesha nzamuryoheza iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent, iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent, nekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana. I love you so much, come to me, come to me. Je t'aime trop, nalinga mingi wana Manzi na Innocent, nukuri ndabashimiye mwahisemo neza, nukuri muraberanye. Manzi na Innocent, songa mbere turabashyigikiye. Yes, reka musukana wifurize ibihe byiza. Wewe wakoze subscribe kuri Manzi na Innocent TV, nawe utari kwandizira ko ugiye kubikora kugira tujye tubana gatanu kuri gatanu. Ndagusuje wowe uri muri Amerika, Canada, Asia n'ahandi hose agiye atandukanye. Wowe udukurikira umva ururimi rw'Ikinyarwanda. Our next episode. Ajita formal mukarumwa tafa mwigikoma nago njangwa nyenyeka ahubwo nje mwamukaro nibyo koko mwamukaro fati ndashaka tugane ku kibazo cyawe. Washatse umukobwa nanjye shaka undi mukobwa, ariko ikibazo gihari ni ikintu kimwe cyonyine, ni ukuvuga ngo pateri we umubebi wiwe aranirita, kandi umukobwa wanjye nanjye umugore wanjye nanjye wanje nawe aratereta pateri wawe ni ikirombo kaduturanye mu gatebe. Je uzamubaza navuga weje tafungo weje mustar ngiye ku ishuri narinjiraga urumva nkahita mera nkandi himba DJ Pius manutse muri club mbaso kandi namanukaga jejeje na muntu ushaka kumvangira ajye ndima bita pateri ngo yateye nda na muntu pateri afite inda y'igihuha. Sorry, I'm sorry, ngiye kumena amatara atangiye uretse gato pate nuko vana utangiye koza n'umusazanga kuri kamera nonye ngiraho umusazi. Aya ni amavuta pate urasize kano gaje. Aya ni amavuta reki pate ubundi ukuva pateri ubu hana abakobwa hanze hano barasaze ngo barashaka guterwa n'amata pateri ambwa ati ngiye byibuza utame miliyoni kugira ngo ngutere inda ntabwo byavamo. Yongera ko Murundi atarawe yishyuye ngo mutere Murundi nyamagara Azakoreba Murundi yishyure nani yishende yishyure green go ni bare green ako jita Murundi akunda jita Murundi Murundi ari udusa twinshi yagiye akora jita furega nawe ngiye ngamukurura do pranka akipfisha Murundi nguri hehe ngo ngayipfusha naripfushaga nganizura nipfusha nganizura yibaze mpfuye ariko si jita uyu muntu yipfusha urumva ukakora ubupranka Murundi ako nawe urya Murundi mane nawe kurya udufaranga ducya twa Murundi nawe nta kintu kirimo nta kintu kirimo Murundi ngenzi ko ngo ubwiza bwe umubona yambaye ubusa. Yego buriya rero ngiye kuntu buriya suku kubeshya munyamakusatu ngiye kubivuga kano kanya dore izuba ririmo rirava mu kano kanya turi mu ruturuturu turi mu gitondo twibatuye. Oya
buriya ngiye mu bintu nkunda mu buzima bwanjye njya nkunda umukobwa umwanya ahubwo Jita asigara umudesipora ahubwo wagira ngo ni umusoko kubeshya none se saa 10 z'amanywa zivuye muri uturuturo ni muri uturuturo wakira ubu urabyutse njya kuri Jita fone bwaba bukeye ubu ni ukuvuga ngo muri iyi minsi ndimo ndivuza indwara yo kubeshya ariko ndi ku miti ariko anyway sigaye nk'imiti mu gitondo saa sita nkanywa ndimo gora nkanywa ningira asino kwa feno no ufite bayita ngo kimwana bayita sinjya kuvoma ngo sinjya kuvoma bro akakayira se nikajya akakabor bakita nyine akangaka bakita mu buyobe akayira kajya mu rwina kazasibangane inda nini muyima mayira abastari n'abara bake nago baba umugabo no musigihina munyamakuru no musigihina kuno ati nonta burisi ni no musigihina hina ni suna burese gato ngewe ndi umusalamu nitwa na Nshuti Imana oya ahubwo umurozi wa Jita furamubwa tugisiga inzara mahina oyes patireka ngwese kuri Imana wereka kozana igihe hano kuri cameraman ahubwo ihina bayita suna ni suna ni ukuvango umusalamu wese ateriye bituma bimfasha kuba yaba ari ku murongo wa Allah subhanahu wa ta'ala jarajarani se we anuwe ni Imana wakinwe jarajarani ni Imana arasika biki Allah subhanahu wa ta'ala jarajarani byose ni Imana ya ni ukuvanga jarajarani ubibishize mu mvugo y'icyarabu ni Allah ni ukuvuga ngo ni nyiribiremwa Jita byari ibintu byinshi bani mvunza nakubaza urugero buno bwamwusiga hano buno wagogoshe buno bisobanuye ibi bintu bisobanura ko ni hit warono nuba barabuze hit wabikoze ukora ko tubona hit ibayita hitimeka nibyo harya babita baki ngo no bwahitire nibyo umuganga wawe yagutegereje muganga wawe yarabwiye hari umuntu cyama bitaga heza uje ukora muri military soja vango ngo Jita fanga afite ubwanwa bwahitire anyway ndagira ngo umenyeshe ko ubu bwanwa nyine ushaka hit cyangwa se ushaka kuba nka Jita banzo ukore uvugane n'Imana kuko ngifite amahirwe menshi yo kuvugana n'Imana Imana yawe ni iyi Imana njye bayita ni jalajalani ya rabbana la ilaha illa Allah ya asigara nta kibazo nta kintu nshaka jarajarani mbona ha akeniye mu Buhinde ni kigirwamana cyawe ni nyirwamana cyawe uko ejo bundi navuganye n'Imana Imana irambwira ngo igihe cyose umuntu wese wagerageje kwizera ku ngana kabuto ka Snap ngashobora kubwira ngo umuntu urebye kino kiganiro cyose akakira bakongera akanagisubizamu ya ndashaka umbarize Pateri ikibazo kimwe ngiye kubwira bariza Pateri ngo papa wawe uwo ninde nimubona nzamutetesha nzamuryohereza ubuzima bwe nimubona nzamujyana mu cyumba nzamuryohereze nzamukorera amaturo menshi nimubona uwo ninde mu bukwe uwo ninde nicoco yabaye se umugore wandaya uwo ninde nimubona pochi tushiremo karapanga niwetse nyene ndiri mutushiremo rapu nzamubona nikubona baby waje shuti nzagutetesha nzagushira mu mago nzaguha izuba abandi bari kwimye ukwezi baby wanje kuzamurika izuba baby wanje uzaribona hamaposho baby nzayaguha nzagutera inda y'abagabo 3 nzagutera inda y'abana 6 nzagutera inda y'abana 12 nzagutera inda y'abakazana 3 nimubona nzamutetesha nzamuryohereza zimya kamera yego nuko hanyuma rero Pateri ati ngewe ndashaka kugira ngo mbwize ukuri Jita amagambo yavuze yuko natwise nako nateye inda Jita rero cyari ijoro rimwe bijyanye n'iyo ndirimbo nanjye mba ndamwinjije kwac none shabonde barambwiye ngo nateye inda ariko nateye inda indaya ariko buriya mani Pati mani reka ngwisuku oya Pateri mani uburetse gato bro buriya abana b'abakobwa bari hanze hano niba hari abantu kwisi bakunzwe kwisi
Patiri ku mwanya wa mbere. aya nawe wese ko ari umukobwa waguhamagara akubwira ngo mukundane ngo ni mwiza afite ikibuno. Uwo mukobwa ntabwo yanditse kamwe ngo ngakwereye uko ngo gakwereye nyoko gakwerese n'ibiki ngenge kumukwa Bati iyo wumva hano ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se ahandi hantu bakurisivinga nk'umuntu udasanzwe umuzungu bro nyinshi zitandukanye kuri wowe bati ibyo bintu bya kiruti je nabifashe nk'ibisanzwe. Ari n'undi mugore wa Kongo Butsara arambwira ati kankwe desa witunerinda ngo delect akakanya kasha arimo arazizamura kira gutya. Naramubwiye ati shenyoko ikibazo nanze desa nawe nayitereye ubuntu. Uyisoma bwati ufata faka sebe wanze desa uyiterera ubuntu ariko koze cyane ya arabyemeye ngo yateye indari kugo bamaye desa mira yanze desa uko bamaye miliyoni ejo bundi arambwa ati gitafu utanenda ngo nenda zaba ngo yashatse ko moteri manga namwe ngiye mu rugo dutirinda dufite imyaka 70 kandi imyaka ndafite imyaka 18 ndabura imyaka kugira ngo ngiye imyaka 70 hari cyari urugendo rurerure cyane by the way dukomeze ikigano Pateri komeza bazi rega Sadonda ubu ngubu ni umujournaliste Sadonda mu journaliste ngo yibera muri channel yigo byari ngombwa ikikwereka ko Sadonda atasobanukije ijambo mubwiye nawe nubwo umunyamakuru n'umunyamashuri journaliste akaba na journaliste wori umujournaliste journaliste ni iki n'umuntu nawe umujura wowe nawe umujura urayiye brese gato Pateri amaze kwiba imitima y'abakobwa bane ubwo ni journaliste uyu ngunu kuvanga n'umujura n'umushikuzi ashikura imitima y'abakobwa journaliste n'umunyamakuru yes nushaka ko tujyanayo oya umujournaliste n'umusesenguzi umujournaliste akaba wowe n'umujura akaba ari umuntu uririmba ikintu bita vocal akaririmba injyana yitwa nyiransage zana cyo kunywa nyiransage nananiwe nahembwe zande cyo Pateri kakakaka Gitafu vote na vota bitandukaniye. Vote ni igihe uri mu gihe cy'ibisubizo, vote ni igihe wawe n'ikibazo mu gihe wawe n'ibibazo. Vote njemba numva ari ikintu umuntu abikamo ibintu bye by'ibanga bikomeye. Yego vota vota ni kuvuta ni kuvotore kuvutura hari cyo kera mu basilamu twaye kuvutura ukavutura vote na vote fati byawo uvuture umuvutuzi yaje. Rega mbashimire cyane mwakoze kudukurikira iri Mazima TV, ndabakunda cyane.